Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'inkuru nziza Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani. Data ama wese anyaraho kandi usanga wese sinzamujunya hanze namazutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka ahubwo nje gukora ibyo wantumye ashaka. Ibyo wantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni ukubona mwana wese akamwemera akagira ubugingo maze nkamuzamuzura umunsi w'imperuka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu ya Yesu Kristo. Kristo Yesu akuzwe. Duteraniye hano mu by'ukuri ni umubabaro, ariko burya umuntu iyo yaherekejwe nabyo ni ibyishimo. Hari benshi batigeze bashyingurwa, batigeze babona imbaga, ariko nabo ni ugushimira Imana yuko bitabagezeho nta kundi byagenda. Bavandimwe intore z'Imana, rero tumaze kumva amasomo twateguriwe kuri iki cyumweru. Kuri uyu munsi w'icyumweru kitubwiriza urukundo, mbere na mbere tugira urukundo muri bagenzi bacu. Muri uyu munsi y'ivanjiri batubwiraga ngo uzakunde Nyagasani n'umutima wawe, ariko cyane cyane ukunde mugenzi wawe. Tugira urukundo. Nkunda kubaza icyo kibazo. Nimumbabarire impamvu mbaza, nuko kenshi na kenshi urukundo rwakonje. Mu bashakanye usanga urukundo rudahari. Mu rubyiruko turamarana. Hari mu bana usanga twibana. Hari mu masambu imigoro turayirimba. Tugira urukundo. Niba turufite rero dore icyo batubwira. Mbere na mbere mu ntangiriro Imana ijya kurema, imaze kurema ijuru n'isi, yatandukanyije umwijima iwita ijoro, amanywa iyita urumuri rwita amanywa. Ibyo byose ni mu mbaraga Uhoraho ijambo rye yivugiye. Yakoresheje ijambo, ntabwo yigeze arema. Ariko muri icyo gitekerezo Imana iravuga iti duhange umuntu mu ishusho ryacu. Sinjya muri filozofiya, ariko Imana mwambwira uwo yari ari kumwe nawe ngo duhange. Urumva
undi muntu duhange muntu mu ishusho ryacu. Buriya rero iyo tuvuga ngo niyobera niho handi tubona ngo Imana, ngo icyo gihe ngo umwuka w'Imana wararembaga hejuru y'amazi. Nakongera tukumva ngo ijambo yariho, kandi ijambo yabanaga n'Imana, kandi ijambo akaba Imana, kandi nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo rero Imana yari kumwe na jambo wayo, iri kumwe n'umwuka wayo, hariho umwuka wera we mutagatifu. Tuhange muntu Imana yararemye, umwuka ajyamo, Imana aracungura. Bavandimwe ntore z'Imana rero, dukurikije amagambo twumvishe mu masomo yacu, ngo usanga wese sinzamujugunya aho yarapfuye, nzamuzura ku munsi w'imperuka. Witwa Yuda Makare ati akoranya ibitambo n'amaturo kugira ngo basabire abapfuye. Bari baguye ku rugamba, bari bazize iki? Kutumvira. Kutumvira rero niko kwakomeye urupfu. Mu ntangiriro Imana yaremye umuntu, yishushanyije, imuha amabwiriza ndetse imuha n'ibimutunga byose, ariko umuntu ntabwo yigeze anyurwa, yasuzuguye Imana, nicyo cyaha cyakomeye urupfu. Nuko Imana iramubwira ngo gupfa ntuza ntiwari kuzapfa, ariko uzapfa. Nuko umuntu arangije gusuzugura Imana ajya ku giti Imana yari yamubujije, arangije yikurira urupfu atyo. Abadukuriye ko natwe tuzapfa. Umwana hapfuye umukecuru, iminota mike hapfa umusore, uruhinja ajya amezi abiri, uwari ufite y'ukwezi kumwe. Urunganiro wasuzuguye Imana yakuriye icyo bita urupfu. Urupfu rukurikiye kuko urupfu rugomba kubaho, kuko rwakurewe benshi n'agasuzuguro. Bavandimwe, umuntu wemera gusuzugurwa nyine, niba wakwiyubakira inzu nk'iyi n'umuntu akaza akaruhuka kandi barakoresheje amafaranga, baramubujije, ariko nubikora ko hariya rwose uzapfa. Wanzeye umuntu yitwa none wari Imana Data yagize atya, areba umuntu arishushanyije, ntiyatera rwose rwose ariko ariko mu mugambi w'Imana wo kuzabana na muntu, tuhange umuntu mu ishusho yacu azaba natwe, kandi tuzabane nawe igihe cyose ubuziraherezo. Avuga iki? Muntu n'ubundi tuzabana ubuziraherezo mu bwami bw'Imana nk'uko bwabiteganyirije. Wa muntu marayika Rusufero wari wagerageje gushushanya umwana w'umuntu wari waremwe mu ibumba, niwe wakoze icya kindi ashuka umuntu aremera. Icyo gishuko duhura nacyo. Nuko Uhoraho Imana areba mu bamarayika be, areba mu matagatifu, ati ninde watuma ku isi kugira ngo ampuze na muntu wacumuye ko akoze icyaha cy'agasuzuguro? Reba nawe umugabo mugenzi wawe agusuzugura, reba umugore wawe wagusuzuguye, ukumva uko umeze. Ninde wampuza n'uriya muntu wansuzuguye akarya ku giti namubujije? Ariko areba mu bamarayika, umwana w'Imana aravuga ati ndi hano Ngoma. Yesu Kristo aremera, araza abambwa ku musaraba, rwa rukuta rwadutandukanyaga n'Imana rukuzaho umusaraba we, umubiri we. Kristo Yesu akozwe. Bavandimwe ntore z'Imana, ntagiye mu byinshi, mu buzima tubaho icy'ingenzi ni uko tuzi ko tuzapfa. Wabaho neza uzapfa, nabaho neza uzapfa. Ntuhumbije ijisho, niko Pawulo abivuga. Uyu mubiri uzahinduka ukundi, uzahinduka isura. Ahubwo duharanire kugira ngo tuzahinduke ukundi, tubane
turi bande kugira ngo Yesu Kristo umunsi azaza n'umusaraba we mu kirere aje gutwara abageni be, tuzaza turi bande? Icya mbere nuko dusenga Imana imwe gusa, akaba ariyo dukunda yonyine. Ntiwakunda Imana ngo usenge Imana imwe ngo wubahe usuzugura ababyeyi bawe. Ntiwakunda mugenzi wawe ngo urabe umutumurira inzu. Ibyo ngibyo niba ubikora ni ukuri nta kabuza ntabwo uzagera mu bwami bw'Imana. Niba udatumura inzu urara ku nzu ya mugenzi wawe ntuzagera mu bwami bw'Imana. Niba ugambiriye gutema mugenzi wawe umuziza uko ameze, umuziza ibyo atunze, ntabwo uzagera mu bwami bw'Imana. Ntabwo uzaba uri muri ba bageni. Niba usenya ingo za mugenzi wawe umusenyera, ntabwo uzagera mu bwami bw'Imana. Ahubwo dore itegeko mbahaye, Yesu Kristo atubwira ati, ujye uvuga uti uzasenge Nyagasani Imana yawe yonyine n'umutima wawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe wose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibyo nubikora byose uzaba uri mu bageni ba Kristo. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe n'intore z'Imana, rero dusabire umubyeyi Fraziya, tutakambire Nyagasani kugira ngo amwakire mu bwami bwe, maze igihe cy'urubanza yaba yaracumuye, amasengesho yacu agerageze kuruhura Nyagasani ibicumuro yaba yaracumuye, ibyo yaba ataricujije, tumusabire kugira ngo nabyo bihanagurike, Nyagasani azamwakire. Muhaguruke ababishoboye, turagize Nyagasani umubyeyi wacu Fraziya. Nirugihanda hakwizi nirengeye nkubiza nirugihanda hakwizi jambo uramutse witaye ku byaha byacu, ninde muri twe warokoka? Ntigira umutima wanjye uzahoraho urucuka umuseke, kuko ushumurari uzategereza umuseke. Ariko usangamo imbabazi kugira ngo tuguhoranire icyubahiro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, ushaka gikorwa umunsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungurwe none, tubabarire ibicumuro byacu, ntuduterane ibitwoshya, ahubwo dukize icyaha. Arakoze cyane mwarimu.
ya Imana ibahereza umugisha. Mwarimu na korali bagize neza ku bw'uyu mwanya. Nagira ngo usabe rero gahunda tugiye kwinjiramo tugerageze gukoresha igihe gito. Ngiye gusaba Ntaganira tugezeho imibereho y'umukecuru, atambuke. Ntaganira atambuke tugezeho imibereho y'umukecuru. Namuteguje sinzi uwo yaba agiye. Nyuma y'imibereho y'umukecuru turakira speakers, ariko ndaza gusaba abantu bagenda bakoresha umwanya muto, biraza kudufasha gukoresha igihe neza. Imana iguhe umugisha. Mwiriwe. Nongere nshimire umuhereza w'amagambo, nshimire n'abantu mwese mwatugendereye. Nk'uko abibabwiye, nitwa Ntaganira, abaje hano kuvuga amateka nyakwigendera Faraziya. Mukarugaruka Faraziya yavutse tariki ya mbere y'ukwa cyenda 1915, yitaba Imana kuri 26 z'ukwa 10 2023. Bivuze ko yitabye Imana afite imyaka 108. Ukuvuga yari afite imyaka 108. Mukarugaruka Faraziya yavukiye muri Ngoma, ahahoze ari komine Kigarama. Mukarugaruka Faraziya yashakanye na Rwandekezi Bikimasi mu 1936. Basezeranye muri Kiliziya Gatolika ya Kiziguro, kumva abahazi ari muri ahahoze ari komine Murambi. Mukarugaruka Faraziya yabyaye abana 9, abakobwa 2 n'abahungu 7. Kugeza kuri uyu munsi hasigaye abakobwa 2 gusa. Uyu mukecuru Mukarugaruka Faraziya bavutse ari abana 14, abahungu 6 n'abakobwa 8. Mu bavukanye hasigaye abakobwa 5. Ukuvuga bivuze yuko nta musaza we usigaye. Ashaje asize abuzukuru 34, abahungu 21 n'abakobwa 13, abuzukuruza 108. Ni ukuvuga abuzukuruza bangana n'imyaka ye. Asize ubuvivure abana 12. Ubuvivi muri ubwo buvivi umukuru afite imyaka 11. Muri abo bana hakaba harimo abakobwa 6 n'abahungu 5. Apfuye atarwaye, azize izabukuru. Murakoze. Murakoze cyane. Imana imuhereze umugisha. Abantu bazi gukora imibare, asize umuryango w'abantu bangahe? Murumva umuntu rwose burya abakuze nk'uko bavuze, ntiyarwaye arashaje, yarasinziriye arasaza. Ni uko nguko bigenda ku muntu ugeze muri iyo myaka, ariko asize umuryango. Abuzukuru 108, abuzukuru 34, ubuvivi 12. Ngira ngo urumva asize umuryango ujya mu bantu 200. Mubyeyi ntako utakoze, kandi Imana ihimbazwe yaguhaye kurama, ukaba usize umuryango ungana utyo. Abamukomokaho mufite ibyo mwamenyeho byinshi muri iyo myaka ye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Iyo niyo mateka y'umubyeyi y'umuryango asize n'uwo. Ndagira ngo twakire abana be.
bahagarariwe na Mukankusi, musabe mudushyikirize indi mikorofoni, hanyuma Mukankusi yihangana agejuru. Muri iyo myaka 108 burya umubyeyi aba aryoshye, umubyeyi igihe cyose araryoha, umurambirwa aba yavangiwe. murakoze nshimira Imana yo mu ijuru yanshoboje tukagira umuryango w'abantu 9 turi abantu babiri. Ntabwo nanjye nari nzi ko nzamushyingura. Imana yo mu ijuru yaransinziriye. Imana yanjye nshimye abantu mwese mwabashije kuza kudufata mu mugongo, mwadutabaye abantu mwese. Imana ibahe umugisha. Imana yanjye ikindi nongeye gushima muri aba bantu bose numva navukanye nabo bakagenda bitaba Imana, nabo yari uruhinja bose bitabaga Imana, bamwe basaba abandi babyaye 2, 3, ariko ibyo bintu byose Imana ishima umutware wanjye wabifashije. N'uyu mukecuru wanjye ntabwo nari nzi yuko nzamushyira, numvaga nanjye amaherezo ahita nanjye kubaho. Rero Mana yanjye nongeye gushima n'abana banjye babifashijemo, ntabwo batagize, ariko umwana wanjye wabucuraniye nasigaye nawe akaba wamuteguraga nubwo namubonye yaje Bucura bwo uyu mukecuru niyigire hafi rwose nazi. bamuhamagaye nijoro kandi aturuka kure ngo yiga Huye, ariko Imana yamushoboje. Umwana nawe yariraga cyane ngo ntabwo ari umukecuru, ntabwo ari byo kumushyingura. Imana yanjye ni ugushima Imana yashoboza umuntu ari umuntu wizeye. Abantu bose bagiye bacaho Imana Umwana n'uyu, umwuzukuru babanaga nawe n'uyu. ngaha ngira ngo no kureka kujya kure nagira ngo ajye amufasha. Imana nayo irabikoze, umuntu yagiye kure Imana iramuruhura, ibyo twanjye arasinziriye rwose. Imana yanjye Imana iramfashije, ntabwo nanjye ko nzamushyingura nkumva nanjye ko ngiye gupfa. Imana yanjye amagambo yanjye nayo, Imana imwibuka idashira. Arakoze cyane umukecuru, Imana imuhereze umugisha. Burya rero abantu reka tujye tuvuga ibintu igihe cyo kubivuga. Uzi ijambo nubwo avuze amagambo make cyangwa rikomojeho gake, ati ndashimira umutware wanjye wabifashije. Mzee Rutayisire warakoze, warakoze. Uyu ntabwo ari nyokobuka, ahubwo ni umubyeyi wawe wamufashe nk'umubyeyi, umubera umwana, ukora ibishoboka nk'umubyeyi. Warakoze, Imana izaguhembe. Twakira abavukana n'uyu mukecuru, bahagarariwe na Murebwayire. Sishimwe. Imana kubera ko twari yapfuye, ariko ndashima Imana kubera ko
nanjye mpagazeho kuri uyu munsi. Faraziya ni mukuru wanjye, ariko Faraziya yabaye intwari cyane, ariko nsubiye inyuma gatoya nshimira abantu bose badutabaye, ariko Rutayisire ndagushimiye cyane. Faraziya nta mwana w'umuhungu wasigaye umukobwa, ariko wabaye umwana, ntabwo uri umukwe wacu. Ndagushima cyane, iyo utabyemera ntabwo Faraziya baraje hano. Rutayisire ndagushimye, Imana ibongere umugisha kubera ko wakoze neza. Uri umwana, ntabwo mu Kinyankore hari umugani baca ngo ubone abana, kera bajyaga bavuga ngo ntaraga, bajyaga bavuga ngo umuntu araga nta kwaga kuri ubu ngubu, kubera ko abantu bamenye ubwenge. Batwerera umubyeyi neza, batwerera umubyeyi neza, ufasha Mukankusi, iyo utabishaka ntabwo aba yaraje. Niwe mwana asigaye w'umuhungu. Ndagushima Mukankusi kubera ko wabaye umukobwa mwiza, wabaye umwana mwiza cyane. Faraziya yabaye intwari, yareze abana b'abana be bari aha ngaha bose, abo yataruye, abana be barapfuye, araborora neza cyane. Ndashaka nk'abana Faraziya yareze yataruye base barapfuye bahagarike hano abantu babarimo. abana uyu mubyeyi yareze, Abana yareze muhaguruke, bigira hano rwose, bigira hano. Faraziya yabaye intwari ikomeye cyane, none arashaje, ariko aba ni abana Faraziya yareze base batakiriho, kubera ko uriya mwana ntabwo nta buryo yareze neza cyane, arabatarira. Faraziya yabaye intwari, arera abana b'abana be, arera abuzukuru be n'abantu bose bari aha ngaha. Mwana birema, ntabwo nabona ikintu nshobora kuvuga, sinakibona yewe, ntabwo ndi buvuge n'amagambo menshi cyane. Faraziya yabaye intwari ku isi, natwe abasigaye turi bakeya, ariko shima Imana kubera ko mpagaze hano iwacu bisa n'ukorera Faraziya. Abandi hano imbere, aba bana bose n'abatataruye base barapfuye, rwose yarababariza. Umva neza Mana, Faraziya Imana imwakire neza, imuhereze ibihugu bidashira. Nta kindi kintu ushobora kongeraho kindi, ukundi kuntu navuga. Shima Imana kubera ko mpagaze ku ruhande, nta kintu bivugaho na gakeya. Ikintu nta kindi kintu nakongeraho, ni uko ushobora hose bari aha ngaha, nuko apfa yaragize akamaro cyane gakomeye. Imana ishimwe cyane, Imana imuhereze ibihugu bidashira. Murakoze cyane murumuna we, Imana imuhereze umugisha. Kubera igihe rero turaza kwihutisha, sabe abuzukuru bigire hafi hano bahagariwe na Kalisa. Muratambuka mwese muhagarare imbere hano, hanyuma Kalisa ariwe wakira mikorofone. Nsaba abandi bantu dutuze, sashimwe Wanje gushimira abantu bose mwatabaye kuri uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi ukomeye, ntawe ugomba kuwifasha, umuntu agomba kuwufashwamo n'abandi. Imana ibahumure. None nk'uko bambwiye mpaka yabuzukuru, mwarebye akana k'uyu mubyeyi ka bucura yareze, ubwo kandi niko gato muri twese ntawe atarize. Twese uko turi aha nta mwana atarize, n'akabucura mu bintu yakareze. Imana imuhe umugisha, yaradukundaga twese. Natwe abashatse iyo yumvaga umugore yabyaye, byashobokaga gutya ngo nibazane umwana yabyaye kumureba.
ikindi nta mwana yasubizaga inyuma twese, kandi yabonaga hashize iminsi abazi bataje kumureba yarabazaga ngo ese kana koko ntakibona ari, tugatuma naho bikaba ngombwa baje kumureba. Abavuye ku mashuri akavuga ko bafunze ko batazi, bikaba ngombwa yatubereye umubyeyi mwiza. Kandi ikindi ndashima cyane cyane masenge n'umutware we bakoze umurimo ukomeye cyane. Imana itanga umugisha ibaha umugisha, nawe Imana itangira twe nk'abana b'abantu ntabwo twaguha umugisha mu gihugu, ariko Imana yagufashije ugakora iki gikorwa n'umutware wawe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha iki gikorwa mwakoze, cyane cyane muri iyi myaka yarananiwe yaricaye nta burwayi yarwaye ngo bwaramwicaje, yicajwe n'igihe yari amaze. Umuntu kubaho adahaguruka aba ku buriri, ntugire icyo wikorera, umubaho isaha ku isaha, nawe Imana ikurugisha. Reka niyo kwizigama Imana umubyeyi wacu imuhe uruhuko rudashira. Barakoze cyane. Isashimwe mbanje gushimira Imana mbere na mbere yaduhaye abantu bangana gutya, ndetse no guhera umukecuru amaze gusaza babanye n'abantu mu rugo hano badufata mu mugongo baduhumuriza. Ikindi ndashima Imana mukatari yisaziye rwose kandi mukajya yabaye intwari. Yewe ndabyibuka umwaka w'1985 twarahungiye Nasho, yaravuze ati nimunzanire umwana, turi mu ruhungo rw'intambara ya Uganda, ati muzanire umwana aticwa na bwaki. Si uko tutari tworoye inka zari zarashiriye mu ishyamba, inkurikizi yaziriye tuvuye Uganda duhungiye mu Rwanda. Aravuga ati nimunzanire abana banjye baticwa na bwaki. Urwo rwa rukundo rwa kibyeyi nta mwuzukuru atareze ngo wabivuze simbisubiramo. Ndashimira umukecuru wanjye na muzeyi bakoze umurimo ukomeye. Ndashimira abantu baturutse Imana n'Imana mwese, Imana ibamugisha. Rero ikintu namukuyeho, Imana ikomeye cyane. Yari umukozi, yari azi gukora cyane. Abantu baturanye cyane cyane mu nkiko, habaye igihe gito aturanye nabo. Yari umukozi, yari umunyamafaranga, yari umutunzi, yari afite ibigega. Iyo niyo mpano namukuyeho n'urukundo. Murakoze, Imana imwakire mu bantu. Ubwo bivuze ngo nawe ufite ibigega Cyane. Gatera avuze amasomo yamukuyeho kandi meza. Imana iguha umugisha, ariko cy'urukundo cyo ni impano inakomeye. Utarufite ntiwabona n'aba bantu. Imana ibaha umugisha. Ryari rya jambo ry'abuzukuru, nagira ngo nakire abuzukuruza bahagarariwe na Mutesi. Abuzukuruza mwese mwigire hafi, muhagarare na mukuru wanyu. Abuzukuruza turagerageza gukoresha igihe gito. Mutesi wakomeza abuzukuru ni benshi, abuzukuruza ni benshi, birashoboka ko hano hashobora no kutubana hatoya, ariko Mutesi yabavuga abandi baza ntacyo bitwaye. Hanyuma rero umubyeyi wacu yashaje nk'uko mwabibabwiye. Umukecuru ni umuntu wakundaga abana cyane, yajyaga akibasha kuvuga, yajyaga atuganiriza, agakunda abantu benshi cyane.
ni umuntu wagiraga urukundo mbese natwe nk'abuzukuruza ndizera ko twamugaye impano yo kugira urukundo. Hanyuma rero Imana ibahereze umugisha kandi nawe Imana imuhereze ibintu bidashira. Murakoze. Imana imuhereze umugisha. Abo ni abuzukuruza, murabona ukuntu bangana, ni wa muryango umukecuru usize bahoze batubwira. Imana imuhe umugisha mwinshi. Munyemerere ngiye kwakira abakwe, b'uyu mukecuru bahagarariwe na nari nkoze sakirire kasaba ubuvivi baze bigire hano hafi. Ubuvivi rwose ni mpuzamahanga yanjye. Ubuvivi bw'uyu mukecuru sabe uyu muganira yarasabye kugira icyo avuga mu gihe ubuvivi buza. Batambuke. Murakoze, mumbabarire kuba nagumye bisa nkaho niharira ijambo. Ndumva nabwiye ko nitwa Ntaganira mwene Gafurama François. Uyu mukecuru niwe wandeze, uwundi w'ubu ngubu niwe 100%. Nagira ngo nsabe Mukankusi na Rutayisire bahaguruke. Ndumva umuryango warateranye ubahe. Mbahaye inka yanjye ku giti cyanjye yo mu maboko yanjye. Ukwezi kwa 12 niyo muzambwira n'icyuri. Mwarakuze, igisobanuro cyayo muracyumva, nanze kwizimba mu magambo. Murakoze cyane. Ubuvivi ni ubu murabareba. Umubyeyi yarebye ubuvivi rwose, urabona nabo muba yagize uruhare rwo kurera ko ari impanuro ashobora kuba yarabahaye. Imana ibahe umugisha. Ntabwo biri buborohere, murabona ko ari abana batari buborohere kuvuga. Tubemerere basubire mu myanya yabo. Sashimwe. Ndi umwuzukuru w'uyu mukecuru, ndi umukobwa wa Nkiga na Nyiramutama. Imana ishimwe. Ndashima Imana yanshoboresheje kuva iwacu. Nahagurutse ku wa 4 ariko nageze ahantu gitondo. Imana ishimwe. Aha hepfo muramu wanjye bahahambye umusaza data mukwe, ariko tutaramuhamba bataramukura Nyagatare. Naravuze ko njye kwirebera umukecuru kuko nari umutoni ku ruhande rwe. Ndagenda ndaza ngeze ahangaha arambwira ati sha tuzobukoresheje ubugabo. Atari ko wenda we umunsi napfuye ntabwo uzampamba, uje guhamba so. Imana ishimwe. Ubwo mureba ndira ndarizwa n'abana banjye yahoraga ashaka atabonye, barimo n'ubuvivi bw'abana 5. Imana ishimwe. Abana banjye bafite abuzukuru banjye, hari abana 5 nibo ubuvivi bayongera abana. Imana ishimwe. Ndashima Imana yanshoboresheje. Aho naciye hararemereye, harakomeye, naciye muri byinshi, ariko ndashima Imana imuhagaze hejuru. Imana ishimwe. Ndashima Imana ihiguye umuhigo ngo nahize agihumbi. Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha. Imana imuhure neza. Murakoze cyane. Numva umuntu wahagurutse mu rugo iwabo ku wa 4 agashyika aha mu gitondo, urumva urwo rugendo ko rureshya, ariko arashimira Imana ko yiherekereje umukecuru. Imana yamwizire umugisha. Kuko nari mbivuze, nagira ngo nakira abakwe.
abakwe we mukecuru bahagarariwe na Mzee Rutayisire. Ni inyito ikoreshwa ariko yakoze iby'abana bakorera ababyeyi. Mzee Rutayisire aragira ngo ujye ejuru ushyikirize mikoro wivugire ku mubyeyi. Bari guha umugisha. Yewe amazina yanjye banyita Rutayisire Frank. Icyo mbanje gushimira hano ni abantu baturutse impande n'impande mpagurukije inshuti zose kugira ngo henshi nibo bicaye muri iki kiganiro. Harimo inshuti zanjye, harimo abo duturanye, hari abo twabanye n'abandi babanye n'uyu mukecuru kera batuye ku w'inkiko. Nabo nongeye kubashimira ko twashyize ku kirango tugatumaho bakaza ndababona hano benshi baturanye ku w'inkiko. None rero uyu mukecuru icyabayeho kugira ngo asazire mu maboko nicyatumye duturana. Nari ntuye Uganda nzana na Bwanakweli, sinendaga no kuza rwose, ahubwo Bwanakweli niwe watumye nza mu Rwanda, kuko mu Rwanda rwari rwarambereye nabi. Impamvu rwambereye nabi ni uko naruvukiyemo ngenda nk'umwana ungana n'ubugufi bavugaga shakira amahoro. None ashakira umugabo batuye ku w'inkiko. Ngarutse inyuma, uyu mukecuru muvuga ibyo ni birebire. Ubu kugira ngo aze iwanjye yicara umusajisha, uyu hari inama yajyaga ngisha, akaza akanyegera akaza akambwira ati ye nkora iki uyu munsi ndumva birananiye, nkamugira inama akayumva. Iyo atumvisha akambwira ati iki ntabwo ari jye mu nshingano y'Imana yampaye. Nabanye n'abantu bakuru abo twakunze guturana muri Bukonje barabizi, bamwe barashaje bajyana za Uganda baturutse ku mpamvu n'abasakaza bakira, harimo ba mama, harimo ba mama wacu nabo barashaje kandi nabo bamwe narabaherekeje babugana iyo bapfuye. Mberutse kuvayo nanone mvuye guherekeza nawe uwa mama twari duturanye. None yajyayo ntigambye nkimvuze mu magambo makeya kuko amasaha aragiye. Uyu mukecuru ikintu namushimiye, twaraturanye duturana hano, ariko mu bana be abo yatabengera ngo mwababonye basize ari basi, harimo abo basi batazi ariko yarabatabiye, arabarundabura araza bazana abana kubera kutamenyera kuguma hamwe bishyira imbere. Mwabana nimukomeza urukundo nk'ubwo uyu mukecuru yarakunze mukabana, Imana izabafasha mutazacisha ukubiri. Naho ngo mucike mu rugo rwanjye muzaze munsure, nanjye mfite nzajya mbagiramo inama. Uyu mukecuru yagewe ntabwo ndi umukwe, no. Njyewe umukecuru mbabwiye amateka ye ni mama, ni nawe mama nanisigaranye. Njye ntabwo ndi umukwe. Uyu ise ndamuzi, naramuherekeje. Hari umukecuru nawe dore nguriya ntabwo yababwira, ni murumuna we bari batuye mu ngabo. Mu guhunga twarahunganye tujya nasho, ariko byabaye gutura hamwe kubera abo bakecuru. Kandi ubwo nabwo nari mfite sogokuru ubyara mama na nyogokuru bose ari bashaje nk'uyu, twaraterura tugashyira mu ngobyi. Icyadushojerejeho ni mama umukecuru wanjye niwanyigishije n'ibi byo kubana n'abantu bakuru. Yari afite ingobyi yarayihunganye, yayiguze kera
turi bugande ariko niyo yahekaga abo bakecuru kandi twari turi na naso tuyivana amahega igaheka abo bakecuru turajya turahingukana dushyitse hakurya y'umuhanda hariya tukagenda tubahetse mu ngobyi twebwe uzi arahari nguriya ni mukuru wanjye mudenge arahari bahaguruke niba yabashije kuza uriya ureba ni mukuru niwe mukuru wanjye mukurikira ku ibyara rya kangahe rya kabiri uriya ni murumuna wacu w'inyuma ngira ngo murababonye nibo babashije kuza harimo n'abana bacu bava Uganda nabashimiye mwese abantu bava Uganda bitandukanye n'abandi n'abinaha mwese duturanye ari Cyejojo ari Bweya mwese ndababona hano ari n'abaye bose Imana ibahumurije ndumva ngiye kurondora rero uko twahebaga abasaza ari wese uriya mukecuru twabashyiraga mu ngobyi tukabanza tugacumbikisha hakurya y'umuhanda hariya tugatambuka tukongera tugasubirayo tukazana tuzeyo mpaka ibyo bintu twarabikoze niyo nshingano ngira ngo Imana yampaye n'ubu niyo inshujirijeho uyu mukecuru yajya kuza hano we yaraje angisha inama arambaza ati ngiye ko maze kunanirwa mbigire washyize hariya ukashaka twaguraga hari ibibazo nkegera umukobwa wanjye akajya asasira akajya andeberera ko maze kunanirwa kuko yarikoreraga ntabwo rero wa mukecuru we ndabirora nujya hirya nanone kubaka hirya ubu ntazatunga bwe ujye kurasa ufite abana b'abakobwa ngira ngo muharure nta mwana ukigira nta mubyeyi ukigira umwana mubi bose niko babaga bari ku mashuri bamwe barakiga ndavuga rero umbura umukobwa wanjye ndabwira rero reka uwo mukecuru amaze kunanirwa uyu gatari afite inzu hano amaze kuyubaka aho ngaho dore nawe uriya n'ingiri reka uwo mukecuru tuwushyiremo ajye mu muryango umwuzukuru ajye mu wundi ntarashaka ariko uwo mukecuru mumireberera hano aragumya mumufashiriza hariya kuko hari hafi ye akagenda akamusasira akamuha amazi yo gukaraba akibasha no kugira icyo afungura akakimuha birangije mu mbonga aba arashatse afitemo n'imiryango ibiri noneho njye inama n'umukecuru uyu wanjye nawe ni umukecuru ndabwira rero reka tumwubakire aha mu rugo inzu ye iri hariya turayubaka turayuzuza nimwe yabaga ubu aho ananiriwe n'ubu yabanye nawe ngira ngo n'imyaka 2 irashize bari hamwe nawe ariko kaza agategura mu nzu ye hari n'abakobwa be n'iki inshingano yanjye mvuga nigendere ntabwo ari umubyeyi mubi n'abantu bo kuba inkiko baturanye nabo barabizi yakiraga abantu cyane none rero reka ndekere aho ngaho Imana kuko yamushoboza akaza umukobwa akamwegera akamufasha Imana igenda imuhereza ibihugu bidashira nta yandi magambo agira murakoze cyane Mzee Rutayisire Imana imuhereza umugisha twakira abisengereza be bahagarariwe na Kabuyonza akoresha umwanya muto tubanze twumva umukecuru n'umwana wabaye umwana wacu yabaye umwana byose byose ndamushimira ubutwari yakoze akorora umukecuru akorora n'abana yarakoze Imana yo mu ijuru ntacyo twavuga ntacyo twakora twese witeka mu nyine ngororeke
umukecuru ashima Rutayisire yarakoze atwakira bisegereza umukecuru gerageza muhe n'amagambo Mwiriwe neza rero mpagaze hano umukecuru nyakwigendera nyamaze ndavugana na data undi hano turi abana batatu hano ubwo rero mvuka ikibungo uyu mukecuru avuka ahahoze ari ikibungo ubu ni muri Ngoma mubona yitwaga Mubona niho yavukiye kuko na data niho yavukiye namuherukaga yaje gushyingura imibiri y'abasaza be n'imiryango ye yose yari yarashize igihe cya jenoside ubwo rero najyaga mbaririza ariko nkaba hano ndi mama wa bene gusenga ndamubwira nti wowe ubwo uri mu Mutara ujye undebera masenge ariko akajya ambwira ati noneho urabizi ati njyewe kankorakora ariko akakumbaza ubwo rero jyewe akambwira ngo ari kwa Mukankusi nawe sinamuherukaga nawe namubonye ubwo rero uyu mukecuru yabaye intwari ikomeye yareze nawe nyina cyane arera mama we kugeza igihe amushyikiriza musaza wanjye bambe data yavuye mu mwuka nk'uko uyu nawe avuye mu mwuka yari afite imyaka nk'iyi mama w'uyu mukecuru nkaba rero nashimaga cyane umuntu waturereye uyu mukecuru nawe yari intwari agafata inkona tukabona aje ikibungo tukabona aje kudusura ndashimira rero Mukankusi cyane n'umutware we nabo batubereye intwari barera umukecuru wacu akaba ashaje neza murakoze murakoze cyane Imana ibahe umugisha murumva ko ni impano Imana yabahaye yo kurama ngo bagaterana bagakuru babe bitegura kuzamara imyaka 108 babe bapanga ibyo bazakora hagati aho ngaho ariko byiza Imana ibahe umugisha munyemerere ngiye kwakira inshuti z'uyu muryango ni nyinshi zivuze zose ntabwo twava hano kandi dufite na gahunda yo kujya guherekeza kuko umukecuru turamuherekeza turamushyingura Rwempasha numva harimo akanya kujyayo no kugaruka hari akanya ndagira ngo nakire Pastor Gatare niwe uhagarariye inshuti inshuti Pastor Gatare ahagarariye inshuti Imana yo mu ijuru imuhe umugisha murakoze abivuze umuyobozi wa gahunda yitwa Gatare Louis nshimiye Imana kuba muri uyu mwanya muri uyu muhango wo guherekeza uyu mukecuru inshuti z'urugo mwese uko muri aha muri inshuti z'urugo ariko by'umwihariko bavuze ku w'inkiko aho yatuye niho nakuriye ndashima Imana mu by'ukuri kuba namenye iyi nkuru nkagera hano nanjye nkaboneka hano uyu mubyeyi nasanze ari inshuti y'ababyeyi banjye umuntu umwe yabivuze umwuzukuru yari umukozi yakundaga gukora ariko yari inshuti y'ababyeyi banjye nanjye aho nkuriye abana be twabaye inshuti tubana neza nashimaga Imana rero kubw'umutware wa Mukankusi na Mukankusi bari hano n'umuryango we muri hano twabonye umuryango munini ukomoka kuri uyu mubyeyi rero mu by'ukuri twabanye neza n'umuryango yari umuntu ubana n'abantu bose ariko mu nzu iwacu twari inshuti yari inshuti y'ababyeyi banjye nanjye aho nkuriye Mukankusi na basaza be twari inshuti twabanye neza nubwo bigendeye ariko navuga ngo Imana yakomeje kubana nawe kandi Imana iguha umugisha n'urugo rwawe mwakoze inshingano umutware wawe yabivuzeho mwarakoze guhagarara mu nshingano y'abana
inshingano ni ikintu gikomeye. Kugeza uyu munsi turabona ahantu mugejeje kino gikorwa, mukaba Imana izabahemba, Imana izabaha umugisha, namwe izabitura ibingibi mwakoze. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye rwose. Mu by'ukuri icyo navuga, gutandukana n'umubyeyi birababaza, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo, navuga ngo mu Abefeso ibice 6 n'umurongo w'10, icyo cyanditswe kizabafashe. Ijambo riravuga ngo ahasigaye, ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Rero nimukomere, mwihangane, ariko mukomerere mu Mwami. Hari ubwo abantu bakomerera mu bindi bintu, ariko gukomerera mu Mwami Yesu, ibintu byose ibisigaye muzabona ingororano z'imirimo myiza mwakoze. Reka nsoreze aho ngaho mbasabiye umugisha, mwarakoze, n'abatabaye n'umuryango, Imana ibahe umugisha. Reka ndekeraho, murakoze, Imana ibagirire neza. Barakoze cyane. Ibindi ngombwa tugiye guherekeza umukecuru, murabona ibi ngibi biraruhanyije abashaka abava za Uganda amatike kuzagaruka hano n'abaturuka he hose. Ndagira ngo nibava gushyingura nyakwigendera mwese mugaruke hano, turasoza ikirimo uyu munsi, birarangira ntacyo. Barakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka nakire bakazana w'uyu mukecuru batambuke bigire hano imbere. Imana ibahe umugisha cyane. Kubera imyaka yabo reka bihagararire hano. abantu bose bari hano kandi ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Murakoze, icyiza ni ugutabarana, mudutabara mu bibi no mu byiza tuba turi kumwe. Ndashima abantu twaturanye ku inkiko, gatambura imfura abantu bo ku inkiko, twabanye ku inkiko, narongowe muri uru rugo. Yabereye umubyeyi, arandera ndi umwana, aranyobora anyigisha kubaka, sinarizi kubaka, ndakwiyubaka undi mwana nshakanye n'umwana we. Umukecuru ntakintu namushima, narabyaye aranderera, ntimugire ngo yareze imfubyi zonyine, nanjye ubwanjye nacutsaga umwana. Sinarinzi kurera inshuti, sinarinzi no kubyarira kwa muganga, niwe nabyaye. Ambera umubyeyi, dutanye kuri uyu munsi, ambyaje abantu 8, turazi barigo Umuntu ukora nabi ku isi ntabwo azapfa ngo agere kuzima. Areba uyu mukecuru mu myaka ye, mu myaka yacu turi abuzukuru be, arimo kuvuga kugira ngo amushimira ko yamurereye, ko yamureze nawe ari umwana. Ati nashatse ndi umwana, reba imyaka afite. Yaba Imana yajyaga ifasha abantu bose bagakora neza. Mukecuru nawe Imana izagufashe uve mu isi amahoro kandi ugikunzwe mu gihe cyawe Imana yagennye. Imana ibahe umugisha. Ryari ijambo ry'abakazana. Kanakire Muzehe Gasana uhagarariye umuryango wa Rwandegezi. Imana imuhereze umugisha. Nanjye ndashimira
yakoze ibintu byiza cyane. Uyu mukecuru nanjye ni nyubako twakoranye ku bana banagiye mu mahanga, aho duhungukiye naraje turabana basura barabasura, ntuye ahantu bita Kizigakura, ariko nabasuraga bakansura ibyabo bajya hanyuma ubwiza hano rero mpagurutse nshimira Rutayisire wakoze Imana namugana tugende tujye turagaruka hano amasaha yagaruka hano. arakoze cyane. Ni ijambo ry'umukuru w'umuryango. Imana yamwiziriyeho umugisha. Nagira ngo abantu bakuru rero bifuza kuvuga ku muntu mukuru. bateye intambwe yerekeza umubyeyi. Uyu ni muka data yasezerana na mama na data, nari umwana muto ariko sinabigura ko nabizi. Umuryango mvukana n'uyu Mukankusi urashize, igisigaye na babiri Kibasi bijye nawe ngira ngo dusigaye. Rero data ndashima Imana kuko yihanganye hamwe n'umugabo we aho bambereye. Imana ibaha umugisha. Ubu nanjye nasize umurwayi wagize naterwa nkanika nkana nitange kugira ngo ngere hano ngere data Imana mwakira neza yarameze neza aho yari umukecuru yari umwana muto usezerana na data simbizi neza ariko nasanze ari yasanze ni muto. Niba rero ndashima Imana kuko Mukankusi n'umugabo bambereye aho ntakabaye. Imana ibaha umugisha n'iruhuko rwiza. Arakoze cyane umukecuru. Kubera imyaka nta nubwo yarebaga hariya, yarebaga mu ifoto. Nuko nyine bameze imyaka burya ni uko nguko igira ibyayo. Arakoze cyane. Imana imuha Imana yamwiziriyeho umugisha. Buriya yumvaga atavuze rwose yaba afite ikibazo. Ndagira ngo hagire umuntu umwe ujya hariya dufashe gahunda y'indabyo kugira ngo nayo tuyikore mu buryo bwihuse. Reka nsabe umwuzukuru umwe yakirira abikora yicishemo kuko ntabwo biri bworohera abantu bose gusezera, bayicishemo bagire. Hanyuma reka nsabe hagire protokolo umwe dufashe abana b'uyu mukecuru bajye ejuru bashyireho ururabo rwabo. Badufashe igihe cyatugendanye. Nagira ngo sabe abana b'uyu mukecuru bajye ejuru babashyikiriza ururabo, hanyuma bashyireho ururabo rwabo. Imana ibahereze umugisha. Bajye ejuru. Hagire umwana umwe wenda muhuzukuru yigire hariya kugira ngo aze gufasha ababyeyi bashyiraho indabo. Mudufashe dukoreshe igihe gito. Abana be
barakoze cyane Imana ibahe umugisha kasabe barumuna be barumuna w'uyu mukecuru barumuna be bagejuru barumuna batambukana ururabo rwabo agira umuntu wigira hafi akomeza afasha abakecuru ntabwo babisobanukiwe neza barakoze cyane abakecuru abuzukuru bitegure abuzukuru batambuka bashyiraho ururabo rwabo hagira bahagararira abandi ntacyo ntabwo biri bworohe ko bose bahagarara abuzukuru Imana imwiziraho umugisha murakoze cyane twakira abakwe abakwe b'uyu mukecuru barakoze cyane abakwe Imana ibahe umugisha twakira abakazana twakira abakazana abuzukuruza bigire hafi abakazana barakoze cyane Imana ibahe umugisha abuzukuruza ubuvivi bitegure umuntu ufashe ubuvivi rwose yigire hafi nabo ya ubuvivi ubuvivi rwose mubaho ururabyo barakoze cyane Imana ibahe umugisha nakire umuryango wa Rutayisire famiye Rutayisire famiye Rutayisire batambuke famiye Rutayisire Imana imwiziraho umugisha nakiriye umuryango wa Bwanakweli famiye Bwanakweli barakoze cyane Imana ibahe umugisha nakire umuryango wa Gafurama famiye Gafurama batambuke famiye Gafurama umuryango wa Yohani babitegura
famiye Gafurama Imana ibahe umugisha mwinshi bakira umuryango wa Yohani batambuke umuryango wa Nkusi babitegura famiye Yohani bashoje Imana ibahe umugisha famiye Nkusi umuryango wa Mpiga babitegura famiye Mpiga umuryango wa Mpiga bagize neza Imana ibahe umugisha bakira umuryango wa Sebagisha nguko rero uko umuhango wo gushyingura nyakwigendera umukecuru warushaje afite imyaka irenga 100 umuhango nuko tuwushoje nuko byagenze. Reka dukomeze twihanganishe abagize uyu muryango harimo Gakuru uzwi nk'umukozi ukomeye muri Airtel, dushimire n'abandi bose bagiye baturuka impande zitandukanye. Mwari kumwe na Tuzamurane TV, icyerekezo cy'ejo hazaza. Murakoze cyane kandi mukomeze kuba hafi y'uyu muryango w'amateka, umuryango ufite ibihe bikomeye cyane. Turakomeza rero kugenda tubasaba gukora subscribe kugira ngo iyi nkuru ibashe kugera kubo ikwiye kugeraho, kandi tunabashimira ubufatanye bwanyu natwe. Yari umunyamakuru kuri Tuzamurane TV, icyerekezo cy'ejo hazaza. Ndindiro y'Imana. Tubashimira rero, reka tubereke bimwe mu byagize uyu muhango. Ese hari abantu bameze bate? Byari byifashe biti? Airtel yahabonetse ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Imana ibahe umugisha abari gukora ibyo mugomba gukora kandi byiza. Imana ibagirire neza. Imana ntizabure kubanezeza rwose.